hari ukuntu ugira birthday ukaba wakenera agafoto nk'aka ko muri studio cyangwa se n'andi mafoto yari yose yo muri studio, ukaba udafite umwanya wo kujya muri studio ngo wifotoze, yaba ku bahungu cyangwa se ku bakobwa, ukaba udafite umwanya wo kujya muri studio ngo ukore agafoto nk'aka ngaka, cyangwa se n'amafaranga ufite yo kuba wakora ifoto nk'iyo ngiyo. Nyemerera uyu munsi nkwereka uburyo ki wakora ifoto nk'iyi ukoresheje telefone yawe, ukoresheje na AI, ukoresheje n'ifoto wari usanganywe cyangwa se ifoto yako kanya, ukahita uyigeneratinga ukayikora nka kuriya uko ubishaka, uko waba ubyifuza kose. Muri iki gihe ntabwo bikigoranye kuba wakora ifoto, ni ibintu byoroshye ufite telefone irimo internet no gukoresha AI. Icyo usabwa ni buno bumenyi ngiye kuguhereza, ukaba watangira no kujya wikorera amafoto nk'ariya ameze neza, akeye, kandi utigeze ukoresha ibikoresho byo muri studio n'ibindi wakoresheje telefone yawe gusa. Mbere ko dutangira, liking ino video, kanda kuri subscribe niba utarayikanda, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Bigenda bitero ngo dukora amafoto meza. Nabonye abantu benshi iyo bagiye kugenerating amafoto bakoresha ChatGPT, ariko ChatGPT ari ukuntu ikurimita, hari ukuntu utakora amafoto menshi, ikindi ikaza ubona yagukoze bitandukanye nuko wowe umeze. Jya kuri Play Store ushake ino application bita Gemini, sinzi nimba mbisomye neza gutya, ni iyi ngiyi ya kabiri ifite kano karogo kameze gutya, uhita star muri telefone yawe. Niyo waba utari buyibone kuri Play Store cyangwa App Store, uhita uza hano kuri Google Chrome uyisearchinge, uyikoreshereze online, nabwo birakunda. Uze ibimeze gutya uyikirikeho, ugenda utangira ugenerate. Kuri iki gihe abantu benshi bavuga ko AI yaje kwangiza akazi k'abantu, ariko njye mbona yaraje gutanga akazi ku bantu bazi kuyikoresha. Niyo mpamvu nanjye mba narebye ibintu by'ingenzi byagufasha akaba ari byo nkuzanira. Hari hashize igihe kinini nabereka video zijyanye n'ibya AI, ariko nabonye ibi ngibi byazagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndavuga ni kambikuzanira. Iyo uyikoresheje online ni gutya iza imeze, ariko ikiza nuko wakoresha application wa downloadings. Kadukoresha application, bahita baguhereza ikaze, ubu uraza ukajya hano handitse create image, ugakandaho. Noneho icyo ukora uhita uza kuri kara kantu ka plus, ukajya mu mafoto yawe ugashyiramo ifoto yawe ugaragara isura. Hano ikiba gikenewe ni isura yawe yonyine, ibindi barabikugeneratingira. Noneho iyo umaze kuwishyiramo ugaragara isura, uhita ushyiramo ino prompt. Noneho warangiza ukandika ngo don't change face cyangwa se don't change my face. Iyo udashaka ko hari ikintu bahinduraho ku isura yawe, nyine udashaka ko kundi ba generating nko kuri ChatGPT, aho iyo ba generatinze hari igihe bazana undi muntu ubona utandukanye n'uwo washyizemo. Iyo ushyizemo ifoto nka gutya rero, wowe icyo ukora urababwira ati nimuhindure isura yanjye, warangiza ugategerezaho gatoya ifoto yawe bakayigenerating. Noneho dore ikiza cy'ino application. Ino application iyo bakukoreye ifoto ntago bajya bahindura isura habe na gatoya. Isura uko wayishyizemo, isura yawe izari yayindi, niho itandukaniye na ChatGPT. Ikindi cya kabiri, muri ino application cyangwa muri ino AI ushobora kugenerating amafoto menshi n'igihumbi wayakora ku munsi ubishoboye, kuko nta limit igira. Ngaho itegereza aha ngaho urebe, dore ifoto badukoreye ni iyi ngiyi, dore original twe twashyizemo ni iyi ngiyi. Witegereje aya mafoto neza urabona ko isura y'umuntu nta kintu na kimwe bigeze bahinduraho habe na kimwe. Uko wayitanze niko nabo bayigusubiza. Iki nicyo cyiza rero cy'ino application kurusha gukoresha ChatGPT. Ku isura y'umuntu nta kintu bajya bahinduraho, mu gihe kuri chat usanga ku isura yawe hari akantu bahinduyeho. Prompt ya kabiri rero ni cya gihe ukeneye agafoto ko muri studio ugaragara igice cyo ku isura gusa, wowe icyo ukora uraza ugashyiramo agafoto nk'aka kagaragara isura, ubundi isura niyo bikenewe kugira ngo abe ariyo bagenderaho bagukorera ibindi. Noneho ugategereza gatoya bakakugeneratingira agafoto ko muri studio nk'aka ngaka. Nimba rero agafoto nk'aka kujya ugakenera ukoresha prompt ya kabiri kizeho, niri buze kugufasha. Ariko izi prompt uze kuzitandukanya. Prompt inakoresheje irimo umukobwa ntuze kuyikoresha uri umuhungu, kuko barageneratinga bagasanga bakugira umukobwa. Kereka ugize ibintu hinduramo, uyisomye neza ukagira ibyo hinduramo, ntuza gukenera gukora agafoto nk'aka ushyiremo ifoto ugaragara isura, ukoreshe iriya prompt. Noneho ikiza kino AI
cyangwa se na application aho itandukanye na ChatGPT. Ushobora gukora amafoto menshi ku munsi uramutse ufite prompt zawe. Ushobora no gukora amafoto arenga n'igihumbi wayakora kuko nta limit ifite. Mu gihe kuri ChatGPT ukora amafoto nk'icumi bakakubwira ngo ayo wari bugenewe gukora uyu munsi yarangiye, uzakomerezaho ejo. Mu gihe muri iyi ngiyo urakora paka ukoza amafoto ushaka, kandi ntago bajya bahindura isura yawe. Reka dukomeze n'izindi prompt. Wowe uraza guhitamo aga prompt keza kakubereye muri comment nazipininzemo aho hasi. Noneho rero dore ibanga hano riri kuri izi prompt. Iyo umaze kwandika prompt hano hasi uhita wongera aka kajambo ngo don't change my face. Iyo wongera aka kandi ngo don't change my face, muri no application nta kintu na kimwe bakoraho ku isura. Tuvuye kuri prompt z'aba sister tugenda no kuri prompt z'abagabo hano hasi. Urebe iyo wongeye aka kantu ka don't change my face, nta kintu na kimwe bahinduraho ku isura yawe. Uko wabahaye isura niko bayigarura, ahubwo bahindura ibijyanye n'imyambarire cyangwa se uburyo ikozemo. Nkuko aka ngaka ntaga prompt go gukora ifoto yo muri studio, za foto zo muri studio. Witegereze urebe isura, nta kintu na kimwe bahinduraho. Icyo bahindura ni position, bagahindura n'ahantu uri bitewe na prompt washyizemo. Niba washyizemo prompt yo muri studio cyangwa se washyizemo prompt ya hehe. Reka dukomeze n'izindi prompt rero, ugenda ureba ahantu zigiye zitandukanira. Reka tuze dushyiremo indi prompt, zose nazishyizeho hasi muri comment. Wowe prompt uri buze gukunda amahangaha niyo uri buze gukopia ugenda uyikoresha. Noneho ikintu wongeraho ni ka kajambo ka don't change my face. Ahangaha isura yawe ukuntu wayibahaye niko bayigarura. Hano hari mfite amaprompt menshi cyane. Hano muri video ntago ndi buyabereke yose kugira ngo video itaba ndende, ariko muri comment ndi buze kubahaye nakoresheje muri video. Uramutse ukeneye n'andi prompt menshi naguhereza link wazagikuraho amaprompt n'uburyo kuyakoresha muri nk'ubu. Reba nk'ubu nka cyagigira birthday, aka gafoto nk'aka ngaka ukajya kukifotoza muri studio, bigutwaye amafaranga menshi, bigutwaye umwanya, bigutwaye iki, uhaza ukakigeneratingira muri AI. N'ubundi bari kwishimisha, si ifoto ubu uzamarana igihe kinini. Wowe icyo ukora uraza ugashyiramo ifoto nk'iyi ngiyi gusa, warangiza ugashyiramo iriya prompt, bakahita bakugeneratingira ifoto nk'iyi. Urabona ko isura nta cyahindutse, aba ari wowe wa wundi. Icyo baba bahinduye no kugutereka ahandi hantu n'iki, ariko isura ubibona ko ari yawe. Hano rero muri izi prompt ndimo ndagenda mbereka no kugira ngo uze kuza guhitamo akeza ubona kagufasha aba ariko ukoresha. Gusa ntuze kwibagirwaho kari akajambo ndi kongeraho bwa nyuma ka don't change my face, kuko iyi ngiyi aba ari AI. Hari igihe nayo yibeshya, wayihereza ifoto ikaba yakoraho ibindi byose ishaka, ariko iyo wayiguidinze ibyo igomba gukora ukanayibutsa ukayibwira ati nimuhindura isura yanjye, icyo gihe nta kintu na kimwe bahinduraho ku isura yawe. Kuri prompt z'abakobwa rero ushobora gukenera agafoto nk'aka ngaka ko muri studio. Agafoto nk'aka ngaka ko muri studio wicaye, wowe icyo ushyiramo ya foto yawe ugaragara mu isura. Warangiza ukagira ute, warangiza ukaba wageneratinga agafoto nk'aka ngaka. Iyo ushaka kukadownloadinga ukoraho, ugakora kuri kariya kantu ko hejuru ka download, kariya kareba hasi ukadownloadinga. Witegereza ifoto yacu ya original ukareba niyo batugeneratingiye ku isura, nta kintu na kimwe baba bahinduyeho. Uko wayitanze niko bayigarura. Akafoto nk'aka ngaka rero nta mpamvu yo kwirirwa ugiye gutanga amafaranga yo muri studio ujya kugakoresha bakaguhenda bingana kuriya, kandi ufite telefone yawe ifite internet, ifite na AI. Kuri iki gihe umuntu uzi gukoresha AI niwe ibintu bizorohera cyane. Noneho muri iyi video kugira ngo itaba ndende, kanjye ncisha mu prompt twose kugira ngo turebe. Hari igihe akuri buze gukunda nyine ni kuri buzajye ukoresha kugira video itaba ndende. Wowe uzi ukoresha buno prompt uje ukanayisoma neza, urabona ko ari prompt nawe ushobora kwihimbira. Utiriwe ugendera kuri izi ngizi baba barageneratinze, nawe ushobora guhimba prompt yawe ukababwira ibyo ushaka ku ifoto yawe. Ikintu cyose utekereza mu mutwe wawe cy'ifoto ukeneye urakibandikira, warangiza ukabahereza ifoto ukavuga ati nimuhindura isura yanjye, ukabahereza igitekerezo cyose waba ufite mu mutwe wawe, ifoto barayigukorera byihuse.
cyane cyane nk'aya mafoto yo muri studio yo ku bitambaro rwose ntuzigere wigora ujya kuyifotoza ufite phone yawe irimo AI. Ushyiramo ifoto yawe bakahita bakugeneratingira kandi bakakugeneratingira ifoto ubona ko ari yawe. Ko kuyidownloadinga kwishyira muri phone ukora kuri kara kantu ko hejuru bakahita bayishyira muri phone ukaba wayipostinga aho ushaka kuyishyira hose. Kugira ngo video yacu itaba ndende katurebe utundi prompt nka 2 cyangwa 3 urahitamo akagushimishije muri ino video aba ariko uzajya ukoresha. Uramutse ukeneye n'izindi prompt nyinshi wambwira kuri izo nimero nkaguhereza link yaho wakura ama prompt menshi. Ngiye gutangira kubereka ukuntu bakoresha AI muri iki gihe. Umuntu uzi gukoresha AI niwe izanyifasha kurusha babandi bavuga ko AI yaje kwangiza akazi. Urabona ko rero usibye n'amafoto yo muri studio ishobora no kugushyira ahandi hantu bitewe na prompt wayihaye, ikaba yagutereka ahandi hantu, ikaba yagushyira muri piscine, ikaba yagushyira mu modoka, ikaba yagushyira mu ki. Uyu munsi rero mbakoreye video ku bijyanye n'amafoto. Ejo nzakwereka noneho uburyo ifoto yawe ushobora gukoresha AI ukaba wayimovingisha ifoto ikagenda, ukaba wayikoresha ikindi gikorwa, ukaba wayitwarisha imodoka, ukaba ikintu cyose utekereza mu mutwe wawe ko wagikora AI yakigukorera kandi kanagikora neza kurusha uko wagitekereje. Prompt yose uzajya ushyiramo uzajya wibuka kongeraho kano kantu ka don't change my face. Nibyo nababwiraga rero ko AI yaje kugira ngo iguiding abantu benshi mu kazi kabo bakora. Urabona ko bya bintu byose twigaga byo kweditinga amafoto hano AI ihita bigukorera mu gihe kitangana n'amasegonda 5. Bimwe twize byo kuba wakora ifoto ukaba wakongera urumuri, wagira ute, wayiditacinga, wakora skin fine. Urabona byose ko AI ihita bikora byihuse. AI rero ishobora kukuguidinga mu kazi kose wabukora. Nimba uri umwanditsi ishobora kukwandikira script, ntibikugore kuba wafata umunsi wose ukora script, ahubwo wowe ikakwandikira script ukaza gukoresha ubwenge bwawe ugakuramo ibidakenewe. Cyangwa se waba uri umuprogrammer ikaba yagukodingira amakode, ikagukorera amakode aho ukaza gukuramo ay'ingenzi ukeneye, ikagufasha nyine kuba mu koroshya akazi kugira ngo kihute. Urabona mu bijyanye no gukora amafoto rero, ya mafoto yo muri studio yose twakeneraga, urabona nk'iyi foto bahita bayikugeneratingira mu gihe gitoya cyane ukoresheje prompt. Prompt ni nko kuyiguidinga ibyo iri bukore kuva kuri 0 kugera ku ifoto ya nyuma, ukayihereza n'ifoto iri buze kuba yagenda ikoresha. Urabona rero ko muri iyi minsi bigusaba ko wamenya gukoresha AI cyane ku buryo bwo kukorohereza akazi. Cya gihe za mbaraga nyinshi byagufataga mu kazi kawe ukaba wakifashisha AI ikakorohereza akazi, nibigutwara amafaranga menshi nk'ayo byari bugutware kandi ukaba usevinze n'umwanya wari uzabikoremo. Prompt yose uri buze gukoresha niwibagirwe kano kajambo ka don't change my face, cyangwa se ndaza kuzibahereza muri comment kari akajambo kariho ka don't change my face. Wowe icyo uri ukora no gushyiramo ifoto yawe ukopia prompt naguhaye uyipestingamo aha ngaha. Ndumva nifuza kuzabasobanurira birambuye kuri zino AI ukuntu zikora nuko zitandukanye, icyo zirushanyaho cyane cyane ChatGPT, zino zo kugeneratinga, za DeepSeek n'izindi software z'ama AI. Urabona amafoto menshi yo muri studio ushobora kuza ukayikorera kandi batahinduye isura yawe, isura ari yayindi wowe icyo ushyiramo ari aga prompt. Ku bantu rero mwari mumaze iminsi munsaba ngo ngire ikintu mbabwira ku ma AI, ngire video mbakorera ku bijyanye na AI, ndizera kakangaka kabafashije. Ndaje nangire mbategurire n'izindi content zijyanye n'ibya AI ukuntu mwakigeneratingira. Ariko ikintu nakwibutsa, AI igufasha mu bintu uzi, ntago ikucreatingira ibintu from zero, nta kintu biziho. AI igufasha ikakuguidinga mu bintu uzi. Sinakubuza gukoresha AI kuko niyo myaka turi kujyamo yo koroshya ubuzima, ariko nanone ukaba ufata umwanya uhagije wo kuba wabasha gufokasinga ku bintu byawe. AI ikazajya igufasha na 40% ibindi ukabyikorera. Nabonye abantu benshi AI ariyo bashyiraho imbaraga, kenshi ugasanga ibintu iri kubikora 60% bo bakikorera ako kandi gasigaye. Ntabwo ari byiza cyane uba urimo kwiroga. Urabona udufoto ngutu two muri studio rero uraza kubitemo prompt bagukorere agafoto keza nkaka ngaka, utiriwe ujya gutanga amafaranga muri studio ngo bagukorere iyo foto, utiriwe ujya gukora iki. Kandi urabona ko uyeretse umuntu ntabwo yabimenye ko ari AI yayigenerating. Urabona ko ari ifoto yo muri studio
nziza cyane. Nizere ko ino video yabafashije rero, sharing no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Niba utarakanda subscribe, urabona ko watinze kuri ino YouTube channel yacu, twigiraho ibintu byinshi by'ikoranabuhanga kandi by'ubwenge bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Video zo nakagaruka, duhure muri video z'ubutaha. Thank you so much.